umva nyine mbere yuko amanuka yamamagaye inshuro 5 sinamwitaba gusa nari ndyamye nari nasoje akazi neza. Then mama nakubajije ngo byagenze ute, nawe ntabwo uri kumbwira ukuntu byagenze neza. Mereza amazina y'abakobwa bose bari bari kumwe nimba wari uriyo, kuko nawe fact turi kumwe ntabwo zumvikana. I have to go in it. Ageze nka saa 12 ari Kadogo yumva muri dushe umuntu ari maraniha. Kadogo yumvishe muri dushe umuntu ari maraniha, agira gute arakomanga kuri dushe, yanga kumukingurira. Amazi ati mama King bimeze biti, akomanga kuri dushe yanga kumukingurira. Aramubwira ngo najye kumurebera, ari umutipe bigeze gukundanaho ariko babanaga mu gipangu kimwe. Babana bamwita Yannick, ngo nagenda abwire cyo bamwita Yannick ngo aza murebe. Noneho Kadogo arirukanka ajya kureba uwo mutipe, aramubwira, mutipe araza agakomanga ku rugi agira ngo ni Kadogo kirimo arakomanga. Aramubwira ati nakubwiye ngo ugende urebe Yannick ari we umfasha. Aramubwira ngo ninjye naje Maki. Arakingura, amaze gukingura abona aryamye hasi muri dushe ari kwimenaho amazi. Ukuntu yiyumvaga niwe muntu wanyu, uwo ngo niwe muntu wanyuma babonanye abasha kuvuga umwuka utaramushiramo. Ukuntu we yari kwiyumva, yumvaga mu nda ari marashya, ashyushye umubiri wose, ari kwimenaho amazi. Agerageza kumukuraho ngaho, kumuterura biramugora. Ahamagara bahamagara na mukuru we babanaga aho ngaho mu gipangu, araza aramufasha amushyira mu cyumba, baramwambika. Bahamagaye muvigera aho ngaho, amushyira mu mugongo, amushyira mu modoka, bamwirukankana i Kanombe ku bitaro. Gusa mu kugenda ku bitaro mu minota ya nyuma kimukura muri iyo dushe, ibintu yavuze, yabwiye ko ashaka kureba umwana we, ashaka kureba King. Noneho kubera situation yari arimo n'umwana nyine atari yabonye iyo situation, Yannick arabwira umukozi ati najyana umwana hirya, agerageza kubwira Slim Jesus. None se Ribu nta perereza yigeze ikora ko umuntu wamujyanye kwa muganga yaguye mu maboko, Ribu yigeze uza kureba? Nta kintu kimwe Ribu yigeze. Rashize bagomba gutanga impamvu cyangwa bakavuga ikisha umuntu no kwa muganga. Kubi ni iki cyatumye kwa muganga badakora raporo? Mereza amazina y'abakobwa bose bari bari kumwe nimba wari uriyo. Umukobwa bamuroze yagiye muri house party hano i Kigali. Ndapfuye none se nafata ibyande kibyande ya baramuroze kandi uriya mukobwa apfuye afite umwana. Yari yarabyaye mbere. Yo aha byagenze bite rero yarozwe? Bamurogeye bari muri house party. Niho bamuhereye ibyo bintu mu byo kunywa, arataha. Atashye nyine atangira kubura umwuka, bamujyanye kwa muganga apfirayo. Hanyuma rero abantu bari muri iyo house party barafashwe, barafunzwe? Ibyo bintu biri gukurikiranwa nyine ruhande gutyo, ariko ntawe urafungwa. Amakuru ahari nuko uriya mukobwa yego yazize ex wa mugenzi we, kuko ex wa mugenzi we yaramukundaga. Yakundaga uyu mukobwa? Yakundaga uwo mukobwa. Uyu nguyu wapfuye? Yego. Kandi uwo mukobwa yaguye hano i Kigali, bamurogeye hano i Kigali, ntago bamurogeye Gisenyi. Avuye i Gisenyi ari muzima. Uburetse gato abavuga ko bamurogeye Gisenyi akabu Kigali se? Yasohokeye hano i Kigali ari muri party 2. Indene ari kumwe n'abagenzi be bahita bamurogeye. Ntago yahise apfa ku kanya. Yahise ataha. Akigera mu rugo mu nda hatangira kumurya, atangira kugira kuka gakeya. Baba mujyanye kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga bakimutera serumu, umwana ahita ahwera. Ntabwo yigeze avugisanya kabisa, ntago ariho bamurogeye hano i Kigali. Azira ex wo mukobwa mugenzi we. Reka nza n'umuntu bizi neza mwana nabyo uzi ibi bintu. Muzane hano. Oh yeah. Niyo mpamvu Jackie yamamagaye. Okay. Yeah. Vuba nga mbere ko bira bintu biba sanga yambuze inshuro 5. Njoro. Sanga yamagaye inshuro 5 yambuze. No way. Yeah. Ndamuhamagara, phone irataruka kubera ko hari mu ntara na network zihari. Njya kuri WhatsApp sanga nta kintu yambwiye.
just mbonye ko yambuze gusa no akaba hari umukobwa bari bajyanye ari nawe wambwiye ko iyo nkuru yabaye njye nabizi amarikodi iyo record urayifite uze kumfasha tuyikine ya unyereka ukuntu bayikina n'imyoherereze noneho arambwira ntabwo nimero yawe bari bari ku Jackie nta nimero y'umwandikire nayiguhaye ni kwa mujene ariko Jackie ukorera hejuru njye ariko nagombaho baranze umusadore nayigize ndakwandikiye nyoherereza iyo record bitanyikina ye nayibonye kangohereza ndemikama sasa rero urumva amakuru mfite ya Gasaro ubundi abenshi bamuzi kuri Gasaro Hani abandi ugasanga bamuzi kuri Hanifa ubusanzwe akaba avukira Rubavu ariko akaba yiberaga i Kigali sasa rero ku mugoroba wo ku cyumweru ibwo yagiye muri pati n'abandi bashuti biwe kwa kundi mukobwa afite tutangira inkuru neza kuko hano twamaze kujya mu rujijo bamwe bari kutubwira ibi abandi bakabitubwira ibi twabaye nk'indaya za matimba twabaye ibizungerezi ku cyumweru nko mu masaa 2 saa 3 nibwo yagiye muri house party iyo y'abashuti be bari bamwinvitinze ku Gisenyi hehe Kigali Kigali apana ku Gisenyi niho yitwaza inshuti ze za hafi nyine kwa kundi abakobwa bagiye bagira utuntu twabo avuga ati mfite umushuti wanjye tutajya dupfa gusigana baragenda bajya mu kuryoshya saa 2 saa 3 bari kuryoshya saa 4 bari kuryoshya saa 5 amasaha yo gutaha batangiye kwikubitamo saa 6 zigeze umukobwa arataha ariko ataha yumva atameze neza ariko buri wese urumva yagiye ataha ukwe nyine yakurikije ataha ageze mu rugo biranga saa 6 baravuga ati saa 7 ibi bintu ntabwo umuntu yarara hano ameze gutya uko ari guhumeka urumva byatangiye kwanga niko abari bamuri hafi bahamagaye abantu bamufasha donc hari umusista babanaga niko guhamagara abantu ati muze mumfashe tujyane umuntu kwa muganga ntabwo abagiye baba mu rugo baga i Kigali yakodeshaga bisanzwe iwabo ni he i Rubavu yego nuko bageze rero kwa muganga nta n'isaha yashize bakimwinjiza mu bitaro kabisa bakimutera urushinge umukobwa wawe biba birahuye urumva ariko yahageze guhumeka abana ari bidashoboka abo bakobwa abo bantu bari kumwe nabo urabazi ntabwo mbazi ariko kugira akanya amakuru ahari nuko inzego zibifite ububasha zibirimo abantu bari kumwe nabo ni bande niba hari ubuzi nawe nzimo banuka nansabire umuntu bita Benovio amwake audio yakoresheje mu kiganiro yizana iyo audio Jackie ndagusabye uko njye nayibuze na downloadinze ibintu byinshi nta kibazo Jackie yagiye kuyizana umva hano mbere yuko ntagiriye inkuru murasharinga tugere 400 uri kumwe nimara kugira 400 nibwo ndi bukina amajwi nubwo ateye agahinda rero Godfather hari umubebi bari bafitanye beef urumva mbere ko dukina amajwi yego muri bidi y'umwana we sorry before my birthday ananjye mu kwa gatandatu ejo bundi na mfite bidi ndamubwira ngo azaze muri birthday yanjye ngo nimba ngo mbeba hari ntago nzaza yari yanamumbujije ko mbebe yari yarankunze nawe ubwo
aramumbuza ansaba ko ngo kugira ngo dukomeze tuvugane ngo mboroka nimero ziwe ngo no kuri WhatsApp. Ubwo ndabikora just kubwanifa ndabikora ndamuboroka. Umubebi aza kumamagaza nimero anyohereza amafaranga ngo ndisohoka ahantu ngari njyoza kwishyura ngo nagashaka ko ashuti babibona. Ubwo nge mwirinda yuko nza kwirinda yuko uri Anifa yimenya kandi azi neza ko namuborotse. Umunsi umwe arayohereza mita ko namuberaga onete mitamubwira ati rero Rose rero noza nyama amafaranga ngo dusohoka atariko nunjyane kuko ndamwanga byatari ngo kandi nguzatuma nawe bagarika relationship yanjye nawe. Warinde ari Rose nyine Anifa. Avuga ngo yanga nde? Umubebi mufite beef. Yego afitanye beef. Ubwo arambwira ati rero nawe bizatuma nkumagarika relationship yanjye nawe. Ati uwo baby nimba udashaka kumureka. Oh my god Karine. No relationship cyangwa friendship? Friendship. Okay, komeza. Relationship nago nabirenze twabaga dupanga tu. Yego ubwo ni friendship ntabwo relationship. Kubera borrow za 24 hours deleting SMSs yarazisibye. Aya nta kibazo reka nsobanurira ibyo nzi. Dufite hano waba Bonija ko warubimbwiye. Noneho umunsi umwe tuza ku Gisozi muri hosti. Arabamagara uwo mukobwa pana Anifa. Ngo nije ngo nimusange ngo Kacyiru. Ngo harakora ngo bakesha ari se Mungu Eric wa hostinze. Ndagenda icyo gihe nasanze wa Philipita ndicara arambwira ngo nimbibwire. Philipita uyu nguyu bimye visa ejo bundi. Ngo Philipita agiye kwaka visa muri Amerika ya Amerika bamurebye aravuga tufite uburanga buke wakanga abana bacu muri Amerika barayimwima. Komeza. Ndagenda ndabasuhuza nicara bazana byeri turanywa. Wa mu baby ahita ambwira ngese ngo mushuti wawe meza ati. Muzamure abantu bari bazamuye kuri pano bagatema banuza bazamukiye. Komeza. Nye namba headset nyine mitananga kumusubiza. Wakubajije ngo mushuti wawe ati ninde rero ahanga no dushaka kumenya mu nkurive ninde wakubajije ngo mushuti we ameza ati. Nyine urumva abo mukobwa bafitanye nago nyine nago bahuzaga mu yandi magambo. Nge nanze kumumentioninga kumbishaka pana. Noneho ndamubwira ati ameze neza ambaza nde Anifa. Ndamubwira none uko akora namba headset mitamurya sine. Ndamwera ngomezanganira na Philipita n'undi mujama w'umu MC wari witwaga MC Brown bakorana. Umukobwa ushobora akomeza kunshotora ashaka kunyegera kunzana nyine muri talk. Aho nimbere Anifa kiriho. Aho nimbere Anifa kiriho. Kuko no muri code yo mukobwa yamaye ndi kuza Kigali kuko nge nabimenye nigera Kigali neza. Muri code harimo ngo bashuti biwe yagiye kwihagarika. We yabanza nshobora namwe ati inzoga iri mu ivide ushizemo spaguru ngitibira. Ugasanga ngo yakizamo. Ngo Anifa we yarema aranywera mu kirahuri. Iyo ni code ngatereka hasi ngajya kwiherera. Ngo bashyiramo ngo spaguru. Kandi nawe nabizi ko yarari Igisenyi ni umbabi wari kubimbwira pana wa wundi bafitanye beef ubona abajije ngo amakuru kuko niwe mukobwa nabonye post yiwe bwa mbere. Kuko arapininze muri WhatsApp yanjye. Ndamona post yiwe ndamubaza ngo what the fuck. None ko nzama nyine njama plank utamwe ati mwagiye mureka ama plank. Atambwira ngo mwani naga ari plank ngibiki n'ibiki namwe ati ya shamani ibi byambere je nimugatire plank ku muntu
mujye mukora ibyanyu mu posting tubone kana prank mureke gukora ibintu byanyu. Ahita ambwira ngo ntabwo ari prank ngo bagenzi biwe ngo bamutayemo. Bitamuhamagara kuri call isanzwe ngeze hehe hano hirya ya Nyabugogo hano bita kuri nimba ari kuri abakora amabuye udutafari two ndamubaza se none se byagenze ute nsobanana kuri call. Numva nangashaka kumbwira byose. Ahita ambwira ngo yasohotse kuri toilet ngagiye kuri toilet ngo bashyiramo spago. Garangije aranywa ngo yumva ngo mu nda ari kumurya. Umuntu muri comment arakoze kuri nangeze kuri ruriba ngo basanga ngo mu nda ngo ari kumurya ngo barinda bamujyana kwa muganga bavuga ko mu nda hamurya. Ndamubaza ati se abamujyanye ni bande? Nabo mu rugo cyangwa nabo bari bajyanye muri show? Ndambwira ati nabo mu rugo. Niko kwitangera mu rugo mamagara nimero yiwe nsanga nayiriho. Uwo munsi nabonye nagiye kugera mu rugo maze kubona nka post zimuvugaho yuko yatuvuyemo n'igihumbi abantu bose bapostinze. None sasa akaba ari umuntu utuzi ko twajyaga kureba filime Antonov. Ahita ambwira ngo mushuti wawe ngo bamwishe. Nuko yabimbwiye. Ninde bikubwiye? Ni umukobwa wamamagaye arambwira ngo mushuti wawe bamwishe. Aratuzi ko twagiye kureba filime. Mu minsi 3 yose none wumve ngo kubera nyine gushengurwa biki agahinda ntabwo nagiye kumishingura. Yewe ntabwo ngeze mamagara indi nimero namaze iminsi 3 hafi 4 iminsi 3 hafi 2 ntazi n'ukuntu meze nagishaka no gukora no kwitana table nayitanga ngo bayijyane nuko byagenze. Izo voice nabuze nazihaye umunyamakuru wamagaye mu YouTube kuri telefone nabwo nanjye ntabwo namubwiye byinshi. Reka nk'iyo ntabwo nuko dukomeza. Sibyo iyi audio ni yande rero mbere yuko iyo ngiyo yego ni yande kumubaza. Okay twa uyu mukobwa yego ndi kumubaza ngo bimeze bite okay ni mubangura amatwi yanyu twumva iyi audio. Bavuze ngo ni mubangura iki amatwi yanyu twumva. Ntabwo nabyumva. Mva nyine mbere yuko amanuka yamamagaye inshuro 5 sinamwitaba gusa ntiryamye nari nasoje akazi neza. Then mama nakubajije ngo byagenze ute nawe ntabwo uri kumbwira ukuntu byagenze neza. Mereza amazina y'abakobwa bose bari bari kumwe nimba wari uriyo kuko nawe fati turi kumwe ntabwo zumvikana. I have to go in it on myself. Man, don't text me. Ndikubona uri kunyandikira girls fine ibiki. No man, mbwira of course exactly what's going on. Kuko ubu njye nashaka ko twijyanira ihuye. Nashaka ko twijyanira ihuye kuko ndabizi neza ko akunda iyo turi kumwe. None se ibi ngibi sinubari wowe MC ariko nyumva MC uranyumva? Fala na yoga mama. MC uri kunyumva? Nese ndi kumva uyu. Nese se turi kumva uri gupfuneka ari uri kurira.
Nzi fuck nkeneye audio ziva kuri side yaho umukobwa yaguye, ntabwo nkeneye audio zawe uri kurira. Umuntu w'umugabo urarira sense nta audio zitari zawe. Nuzo ko audio yawe uri kurira ngo nyikoze iki? Nta audio itari yawe. Nze umaye audio yawe uri kurira ngo nyikoze iki? Nta audio zo kuri tereza abo bakobwa bakohereza imizo nshaka. Hari amakuru waturutse kuri inkuru turi kuvugaho bro. Yaba umuntu uri kuvuga ngo aho yaguye ngo inshuti ziwe, hari abantu benshi byakomerekeje man. Yaba ari se babanaga ntago ashobora kuvuga man kugeza kuri ubu ngubu kubera ibintu bari kumwagiriza, sibyo? Anifa apfa ntabwo yari ari i Kigali, sibyo? Urupfu rwiwe ntawe uzi umuntu ukubwira ngo ahantu bamuhereye cyangwa ngo bo bamuhaye nabavuge, sibyo? Nabavuge. Noneho uyu baby man ni danger bro, ni danger. Ikibazo buri wese ari kugaragaza ko abifiteho amakuru kandi man ni ibintu nyine no kwiwabo babyanze, banze ko hakorwa autopsy. Yaba bavuga ngo ni spaguru bamushyiriye mu cyo kunywa, ntaho bizi, nta muganga wabivuze ukuntu byagenze. Yabaga i Kanombe naho yaba uyu mujize arahazi cyangwa n'abandi bantu bamuzi baza ahantu yabaga bro. Yabaga i Kanombe. Sinjya nkunda kuzamuka ku live cyangwa kugira utemba niciraho, n'abantu benshi bansharinze bari kubimbwira, baranamamagara cyane. Kugeza kuri ubu ngubu akazi karatunaniye, ntabwo tukijya mu kazi basi kubera iby'ibi bintu, sibyo? Ikintu gitumye nzamuka man no ukuntu bari kuvuga ngo bazi aho yaguye kandi turimo turahashaka. Umuntu azi aho yaguye cyangwa azi aho bamuhereye agire nyine azabisobanure man, ukuntu byagenze. Urumva ubuhamya buhari. Yasohotse kuwa gatandatu bisanzwe ku mugoroba nka 11:00. Inshuti ziwe zari zikiri Gisenyi, we yari ari i Kigali, urabyumva? Amaze gusohoka kuwa gatandatu aragenda ajya muri pura bisanzwe nkuko namwe usohoka, arara aho ngaho yari yasohokeye. Ajya gusohoka abanaga no mu Kadogo bamwita Alex. Niwe babanaga n'umuhungu we, n'uriya mukobwa Alice yari ari i Gisenyi, umuhungu we King. Urumva? Amaze gusohoka ibwiye Kadogo ngo ajye kumurebera moto nkuko byari bisanzwe. Amaze kujya kumurebera moto, Kadogo aramazaga konsa numye moto ugiye, aramubwira ngo ngiye Nyamirambo. Ubabwire moto ari kutugiye Nyamirambo. Moto aragenda azana moto, arasohoka aragenda. Ku cyumweru nka 8:00 nibwo yagarutse. Asanga Kadogo arimo aragaburira umwana. Urumva yari yaraye aho ngaho yagiye. Ntawe uzi umuntu bari kumwe. Ibyo ari byo byose byo dutekereza byose nibyo namwe muri kuvuga ngo baramuhaye, nibyo abantu bose bari kuvuga, n'abamuzi n'abatamuzi, n'abari kumwagiriza ibindi bintu by'ibyaha man batamuzimo man, sibyo? Bari kuvuga nyine ko baba baramuhaye ariko ntawe uzi aho bamuhereye. Mu kugaruka yaraje asanga arimo aragabura, Kadogo ari kugaburira umwana. Arababaza ngo mumeze mute? Agarutse bisanzwe nkuko n'umundi nawe bataha nuko namwe mutaha. Raje barabumvira ngo tumeze neza. Ahereza Kadogo amafaranga ajye kumuzanira ji yo kunywa. Azane n'umwana yogurt. Ahita ajya kuryama. Baye nka 12:00 Kadogo yumva muri dushe uyazo ku mugoroba, yaje 8:00 12:00 yumva muri dushe. Yasohotse sangapi? Agenda yasohotse 11:00 kuwa gatandatu za nimugoroba. Agaruka ku cyumweru 8:00. Agaruka ku cyumweru 8:00. Yarayeyo. Yes. Yarayeyo yirirwayo. Agaruka 8:00. Yego. Yagaruka 8:00 z'amanywa. Mu nshuti ziwe, inshuti ubundi ya hafi bagendana. Niyo bagendana ariko yari ari Gisenyi. Niwe muntu wa hafi bagendana, abandi nibisanzwe nkuko nawe mwahuye cyangwa byaba byagenze gute. Urumva ntabwo yari ahari. Abari mu ba Minyoni nabo ntabwo bari bahari. Umuntu yari agiye kureba, agiye gufata ya moto Kadogo yagiye kumurebera, yavuze ko yagiye Nyamirambo. Ntawe uzi Nyamirambo yagiye ngo ni, sibyo?
Nyamirambo yagiye ngo ni hehe? Umuntu wenda watanga nk'amakuru kuko nira toilette iriya video yo kuri post iwe ya nyuma. Yego. Iriya toilette yari arimo ahantu tugenda cyangwa ahantu dukora amani mu tubari tuba turimo twa hano za Kicukiro na hari na za Remera. Ntabwo twari turimo tuba twinyamirambo sinkunda kutugendamo. Ariko ntabwo nzi iriya toilette twabonye tutayize. Urumva? Nyine iriya karaka video yafashe kanyuma ya postinze saa 8:15 akigera mu rugo. Bigaragara ko yagafashe nyine kuri toilette y'ahantu yari yanywere kumwe abakobwa babo bari kunywa akagenda gufata video gutya. Aho ngaho yaba twarahamenye basi umuntu nibwo yari kugira kujya no kubaza kureba kuri kamera zaho. umva nice no reka nkomeze stories ukuntu byagenze yapfu uburyo nyine urupfu rwe rwaje. Nyamirambo nakabari kagira toyibaho urabizi ko ariho nkorera. Mani waburetse gato ko wari uri intuzi. Wari uri Butare. Kuwa gatandatu nibwo yambuze sinabikweretse. Sina inshusho 5 zose. Yego yarakubuze. Uretse gato komeza. Nice nawe arabizi Nyamirambo nakabari kagira. Reka twumve MC. Aha. Ndakugarukaho musa ndakugarukaho. Nje ntago Diana gutwika, je ntago nyankunda ibi bintu ndahita nanamanuka. Sibyo ikintu ushaka kuvuga, ikintu ndi gushaka kuvugaho. Yego tubwire rero uko byagenze rambura. MC ubyutinze wundi. Ikintu ndi gushaka kuvuga, umuntu ufite amakuru y'ahantu nyine yabo bari kumwe kuwa gatandatu cyangwa uko nyine yaba yarahuye nawe mu kabari. Abantu bari kuza kubakagiriza ngo ni inshuti z'Imana, abana bakomeretse. Sibyo nkawe baza umuntu w'inshuti yawe bakaba bari kuvuga ngo abo bagendana ni wamwica atarazi no kubabigira. Shobora kuba atari n'umukobwa wabimukoreye, ede yaba n'umugabo. Sibyo umuntu wabimukoreye ntago turamenya ngo ninde. Gusa icyo gihe amaze gutaha naringeze Garifada amaze gutaha ageze mu rugo yahaye amafaranga umukozi wiwe bamubwira ngo ajye kuzana ji azane nayo gati y'umwana, aranamuterera ipasi mu kanya gatoya arahana agiye kujya. Murimo muranyumva? Turakumva. Sizi niba murimo muranyumva mwana. Turakumva. Ya arangije araryama nyine. Ndimo nabyumvishe. Araryama nyine. Bigeze nka saa 12 gutyo. Ndimo nabyumvishe. Araryama nyine. Bigeze nka saa Jina Michael. So ageze nka saa 12 ari Kadogo yumva muri douche umuntu ari maraniha. Kadogo yumvishe muri douche umuntu ari maraniha agira gute arakomanga kuri douche yanga kumukingurira. Amazi ati mama King bimeze biti, akomanga kuri douche yanga kumukingurira. Aramubwira ngo najye kumurebera, ari umutipe bigeze gukundanaho ariko babanaga mu gipangu kimwe. Babana bamwita Yannick ngo nagenda abwire cyo bamwita Yannick ngo aza murebe. Noneho Kadogo arikanga ajya kureba uwo mutipe, aramubwira umutipe araza agakomanga ku rugi agira ngo ni Kadogo kirimo arakomanga. Aramubwira ati nakubwiye ngo ugende urebe Yannick ari we umfasha. Aramubwira ngo ninjye naje Maki. Arakingura, amaze gukingura abona aryamye hasi muri douche ari kwimenaho amazi. Ukuntu yiyumvaga niwe muntu wanyu, uwo ngo niwe muntu wanyuma babonanye abasha kuvuga umwuka utaramushiramo. Ukuntu we yari kwiyumva, yumvaga mu nda ari marashya ashyushye umubiri wose ari kwimenaho amazi. Agerageza kumukuraho ngaho kumuterura biramugora, ahamagara bahamagara na mukuru we babanaga aho ngaho mu gipangu, araza aramufasha amushyira mu cyumba baramwambika. Bahamagaye muvigera aho ngaho amushyira mu mugongo, amushyira mu modoka bamwirukankana i Kanombe ku bitaro. Gusa mu kugenda ku bitaro mu minota ya nyuma kimukura muri iyo douche, ibintu yavuze yabwiye ko ashaka kureba umwana we, ashaka kureba King. Noneho kubera situation yari arimo n'umwana nyine atari yabonye iyo situation, Yannick arabwira umukozi ati najyana umwana hirya. Agerageza kubwira Gasaro ko umwana ameze neza, amubwira ko King ameze neza, ntagira ikibazo King ameze neza. Noneho aramubwira ati ni
ubuzima buri kuncika ndananiwe. Aramubwira ngo rwana kubera uyu mwana, ariko Gasaro abwira Yannick ngo rwana kubera uyu mwana. Ntabwo yabimubwiye ari kumwe n'umwana, ahubwo yabimubwiye nyine amwereka tatuwaje, ko iriya tatuwaje mubona hano hejuru ku gatuza afite ni King, yari yanditseho King. Arangije yubumbura amaso, kuko ibyo byose yavugaga cyangwa nuko yarwanaga kose yari yasinzirije amaso. Abwira Yannick ati ndananiwe. Akindi Yannick yakoze movie yari maze kuhagera, mushyira ku mugongo, agenda yunamye, yinjira mu modoka, bamwirukankana kwa muganga. Amugejeje i Kanombe bisa nkaho byarangiye, umwuka wamaze kumushirana. Ko muri ibyo byose yumvaga ari marashya, ariko n'umwuka we wari mukeya, yagendaga abura umwuka. Ikimara kumugeza kwa muganga, bamushyizeho kiriya cyuma kigarura nyine gishitura bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu. Basohoka babwira ngo byarangiye. Arongera yinginga umuganga ngo amushiturire, avuga ati nanga byarangiye, nta kindi cyo gukorwa. Basi kugira ngo rero abantu bavuge ngo ni spaguru bamuhaye cyangwa niki, sinzi uburyo spaguru yica, ariko urumva umuntu wari wagiye wasohotse kwa gatandatu akagaruka ku cyumweru mu masaa 8, byaba byose nimba n'umuntu aramuhaye spaguru agiye gutaha, uvuga ko yapfuye saa 3 ku mugoroba, mu saa 2 zishyira hafi saa 3 ku cyumweru. Urumva nyine harimo nk'amasaha nk'angahe kugira ngo ibyo bintu bibe biramwishe. Ibyo ari byo byose, nimba ari ibintu yanyweye cyangwa yariye byamuhitanye, nta muganga wabihamije, kuko iyo babanze ko bamujyana Kacyiru ngo babe bakora autopsy cyangwa babe bamenye nyine ikintu cyamwishe. Bahise bavuga ko ubwo byarangiye nyine no kumushyingura mu Isilamu, yatumushyingura ku wa mbere, ejo twasoje kiriya. Nyine comments zitari nziza n'abantu bari kuvuga ibintu bitari byo biri kutubabaza. Tuzi nyine inzira bizacamo ngo tumenye icyamuhitanye, ariko abantu bari kumwe baba barahuriye nko mu kabari nyine, icyo gihe nibagira umutima mwiza bazavuga uko byagenze. Umuntu waba uzi amakuru ni umuntu bari kumwe mu kabari. Hanyuma urambwira ko kugeza iperereza ryavuga iki, cyangwa aya masaha ntabwo bashobora gukurikira ngo bamenye ngo uyu muntu yagiye he, aya masaha yamaze he? Abantu telefone ye ntabwo telefone yamaze kugera mu nzego z'umutekano. Telefone ye ifitwe n'umuryango we. Hanyuma uyu uvuze ko ibintu ni bibiri, tugende gakeya kuko ibintu tubyumvikane gato. Hano utubwiye ko umumotari yahamagawe n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo niwe wari usanzwe umuhamagara umumotari, bamwita Alex, niwe babanaga. Bivuze ngo uyu mukozi ahantu yagiye kumuvana harazwi, hanyuma umumotari bahamagaye baramuzi, ibintu biroroshye. Kadogo nyine Kadogo azi motari watwaye nyirabusha, kandi motari niwe wagiye kumuzana. Biravuga ko mutazi ahantu yarari, bivuze kandi biroroshye. Kadogo niwe wazanye umumotari azanga muri dropinze. Niba iperereza ryatangiriye, niba ndi kumva neza. Ariko twari inshuti ziwe za hafi cyane, urumva, ariko afite na famiye ye. Famiye ye itarashatse ngo bakore autopsy bamanze bamenye icyamwishe, nubwo niyo yabijyamo n'ibyo ngibyo. Urumva, ibindi twebwe turi kugerageza gukoresha wenda nk'abantu nyine b'inshuti ziwe, dufite na groupe, dufite n'abandi bantu nyine nabo baba bari gukeka, wenda bari i Kigali, uko wa mutipe yabivugaga, bari i Kigali, wenda baba barafite ibyo bapfuye no mu myaka yashize. Hano hari umuntu wita Adi Black azamuka hano. Adi Black w'inshuti ya Anifa azamuka. Please shyiramo request none moderator muzamurire uyu nguyu ngo arashaka gusangiza abanyarwanda
bw'ibyabaye. So zamuka, shyiramo request nkuzamure please, komeza ndakumva. urumva ibyo ngibyo nyine kujya kureba gushakisha motari byakorwa na famiye yiwe man, byakorwa na famiye ye. Ariko nyine ikintu Garifada nisabiraga abantu bajye bareka gutwika kubera umuntu man, kubera umuntu ngo byagenze gutya. Hari n'ahantu uri gusanga muri comment umuntu ntago amuzi yanditse n'amazina atari atangiye kumushinja ibintu atangiye kumushinja. Kandi man, mu bakobwa duhura muri ibi bintu muri iyi Kigali, uyu mwana yari umwana mwiza, yabarutiraga umutima mwiza sha, yari umwana mwiza, ntabwo ari umwana usabiriza, ni wa wundi wari ufite utuntu dukeya mukadusangira, sibyo? Abayeho ubuzima bwiwe. Rero abantu barimo baramuvuga ibitari byo, babyihorere nuko. Oya turabamagana abo ngabo, babireke. Oya tunabamagana n'ijambo, kandi ndabashimira nk'inshuti ze kuba muri kuza mugashyiraho ukuri ahagaragara. Kandi atekereza ko iperereza ry'u Rwanda rikora neza, baraza gukacira ahantu yari turaza kumenya imva n'imvano yabyo. Adi Black azamuka, yenda kumva si handitseho Black, ni handitseho Black. N'umuvandimwe we umva aranyandikiye ngo Godfather wiriwe neza, nitwa Adeline, nkaba nari inshuti ya hafi cyane ya Anifa witabye Imana, ariko abantu barimo kuvuga ibihuha byinshi bitari byo. Nkaba nshaka gusangiza abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye, kuko barimo kubeshya cyane, n'abatabizi barimo kuza bakavuga ibyo bishakiye, kandi birimo kutubabaza nk'inshuti ze n'umuryango we. So muhamagare kuri telefone, muhamagare niyandike no muri komenti tumubone. Reka muhamagare dutegereje rero, adutegereje da Black. Ndabazi izanyankara gataziri gutapinga hari hasi ziba zizaje kuri kode ngo ziye gucuruza. Ni mucuruze nagiye mu mwuka acuruzwa bujamwe, mucuruze n'iyi game batuzaniye inshuti ya hafi magara. Ndagusaba ko ikintu ukora, fata umwanya uve hano kuri iyi pano ujye kureba ikiganiro cyo umumama Preneur. Iyi ni platform cyangwa niyo application ya YouTube channel ya mbere ifite ibiganiro bizima byubaka societe muri rusange. So please ndagusaba werekereyo, ugende ujye gufollowinga iyi channel, ukore subscription, unayisharinge muri famille. Habaho ibiganiro bitandukanye, ibyo kubaka imiryango, iby'ababyeyi, ibyo kugira ibintu, hariho ibiganiro byiza, orientation zo gushaka akazi, hari ibintu byinshi cyane. Genda ujye ku mumama, hanyuma ugende ukore ikintu kimwe gusa ngusaba, ugende ukore follow, ukore subscription hano, ukane no kunzogera, unayisharinge n'abandi bantu. Ni ibiganiro byiza gusa. Umusa yaje ntabwo ari we wamubonye mani. Uri kuvuga Blacky? Yego sha Blacky ntabwo ujya ari gufata telefone, ntabwo ari gufata telefone, sinzi ikibazo. None Godfather ntabwo yaguhaye nimero ze ngo ngerageze muhamagare? Yambwiye ko nayiguhe, ari na uyu mujene nayiguhe. Blacky yambwiye ko ashaka, reka nze mbimanike, iyo mbabwiye ibintu mutekereza ngo ndi kubabeshya. Reka mbereke ibyanyu. Blacky nibyo, kuko ejo twarababaye man, ejo dusoza ikirerega byari danje mwana. Ejo byari danje, abantu baragenda kuri YouTube, kagenda ahantu henshi bagakora ibiganiro, kandi ababyeyi baba bafite amatelefoni man. Mama wiwe yaratubwiye ibaze, mama we yari n'amakuru yari muri Uganda. None ese ngo kuri YouTube ngo abantu bari kuvuga ngo ni umukobwa w'umushuti wiwe ngo bapfuye umugabo, ngo wamushyiriyemo ngo supagura umucyo kunywa, ngo uwo nguwo ninde muri mwebwe? Ibaze hari inshuti ze. Natwe twabyumvishe kwinshi, ariko amakuru y'umuntu wa hafi ye abakenewe. Soma iyo nkuru, soma aho ngaho. Yanditse ngo Godfather wiriwe neza, nitwa Adeline, nkaba nari inshuti ya hafi cyane ya Anifa witabye Imana, ariko abantu barimo kuvuga ibihuha byinshi bitari byo. Nkaba nshaka gusangiza abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye, kuko barimo kubeshya cyane, n'abatamuzi barimo
barimo kuza bakavuga ibyo bishakiye kandi birimo kutubabaza nk'inshuti ze n'umuryango we yagerageje akazamuka mumwohereza ari gufite telefone sinzi uri kumamagara kuri WhatsApp kuri nimero bisanzwe kuri WhatsApp na mwana wakongera ukamuduhamagariraho gakeya uwo mushuti we ushaka gusangiza abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye. Ndamuhamagara kugira ngo numve niba ameze neza, urumva nyine njye numvaga amangayitse, umuntu ntabwo twavuganye nijoro, ntabwo turongera kuvugana, fone yiwe hari aho yageze ivaho irongera ijyaho, none se mbanze menye uko bimeze. Kumbi yagiye muri dushe, njye ntabwo mbizi. Ageze muri dushe agitangira koga nibwo yahise atangira kugira ikibazo. Uwo muntu urumva alo, nibwo yatangiye kugira ikibazo, noneho atangira gukuruka, atangira guhumeka nabi, ibintu nk'ibyo. Umukozi we yumva ni ibintu bidasanzwe, aramukomangira. Hagati aho ngaho inshimano y'umujeni MC Nice yabisobanuye neza nk'uko nari nabivuze, amukomangiye yanga kumufungurira. Umuhungu agira ubwoba, ahita asohoka aza kundeba iwanjye. Aramubwira ati numva mu makingi atameze neza, mbabarira urebe wenda we yagufungurira, ntabwo nyine ndumva bidasanzwe. Nageze ku muryango ariko wagira ngo we yari yagize ngo umuhungu we niwe ukiri ku muryango. Ngera ku muryango numva ari kumubwira ngo wambabarire ugahamagara Cyusa. Ndamubwira ni mami, ni njyewe uri ku muryango, ufungura. Cyusa ni wowe? Cyusa ni wowe? Yego ni njyewe. Njye nitwa Cyusa Yannick, Cyusa Muhunde Yannick. Arangije ndani na mwana, mami ni njyewe, fungura ndebe uko umeze tujye kwa muganga. Yamfunguriye atabasha no kwicara, yamfunguriye nta ubona nyine ari zo ngufu ari gukoresha afite adakomeye. Mukubise amaso, kwihangana birananira, ndamukikira ndabana se byagenze bite, kuvuga biranga. Ijambo yasohoraga akambwira ngo ndumva ngiye gupfa. Ndamwana nta kintu uri bube, reka tugerageze tujye kwa muganga. Kumufata byarananiye, ngiye kubera nahise ncika intege umubiri wose pe, birananira. Ndavana reka nitabaze Jean Frere, hanyuma aze amfashe tumujyane kwa muganga. Mfate swime, ndamukenyeza, ndanje mubwira Grand Frere, ndamubwira ngo mumfashe, mbwira umuhungu we ngo namuhamagara aze hano mfashe. Araza aramfasha, tumujyana mu cyumba, arasohoka ajya gushaka move, ndamwambika. Mu kumwambika kwiwe akambwira ati ndumva ndi gucika intege, ndumva ngiye gupfa. Ndamubwira ngo ya mami nta kintu uri bube vraiment. Arangije arambwira ati umwana wanjye ari hehe? Mu by'ukuri ntabwo nari gufata umwana ngo muzane arebe mama wari muri iyo situation, byarananiye. Ndamubwira nti rero umwana arahari, humura. Icyo Jean Frere yahise akora, yabwiye uwo muhungu we wamukoreraga, amubwira ati wowe nyamafata umwana mujyane kwa Yani hano mu rugo iwacu, hanyuma twe tubanze twite kuri mama, namera neza turakubwira umugarure. Ari nabwo move yari imaze kuhagera. Mana yanjye, murambabarira nyine binshi intege cyane iyo ndi kuvuga iyi story. Ubwo nyuma arambwira ati wamaye ji, ko numva nshaka ji. Ndamwanekana Alex yagiye kuyigura. Arambwira ngo nayiguze, ngo yamango ngo yayinzaniye yemenyweho, ndayimuhamwo.
anje ambwira ati ndumva ngiye gupfa ndamwanya mbaye urebe ko umwana wawe basi aricyo kintu cyo gituma urwana ubuzima bwawe ukoresha ingufu zose zisigaye. Ndangije mwambika jumper nari maje gufata ngo mwambike, nambwiye ati ndumva nshaka kuryama hasi. N'umwana ya reka ngushyire mu mugongo, reka mfashe ngushyire mu mugongo tujye mu modoka mujyane kwa muganga. Muri ako kanya pe nibwo nabonye kacitse intege. Already twinjiye mu modoka ahumeka ariko bitari cyane, ubona ko ari mu marembera. Tugeze i Kanombe bakoze uko bashoboye barashitura bakora iki, abaganga baratubwira uti biranze ntako tutagize. ko niko urupfu rwa Gasaro rwagenze. Mana yanjye nyine ni ibintu biri hard kubyumvisha ko byarihuse cyane. Umuntu wabonaga kababara umubiri wose, ko turi muri dushe yafataga amazi twese nyine akimenaho ukabona ko ari umuntu uri kubabara, wagira ngo arashyushya umubiri wose bitewe n'ukuntu yimenagaho amazi. Ni ibintu biri strong kubivuga, ni kubera ko like ni story iri hard cyane kubera ukuntu byagenze. So rero ntabwo muri aka kanya turacyari gufatikanya n'ababyeyi kugira ngo tumenye icyatumye Gasaro yitaba Imana. Ntabwo turamenya ngo niki cyabaye. Abantu bose bari gukomeza bavuga ibintu bitari ukuri. Ntabwo njya nkunda gukoresha zino mbuga kugira ngo wenda mbashe gutanga ukuri, ariko Godfather we hari ubwo najyaga mukurikirana MC Nice, ndamuhamagaye ndamwasi ibintu ndi kumva, arambwira ati ariko Godfather ni alive kandi yagufasha. Ni ukuri abanyarwanda bose babyumve pe, ntabwo turamenya, bareke kumukurikiza ibintu bitari byiza. Ntabwo turamenya ngo yishwe n'iki, ntabwo turamenya ngo ni iyo supaguru, ntabwo turamenya ngo ni ubwo burozi. Gusa icyo turi gukurikirana n'abantu bari kumwe nawe mu ijoro ryakeye n'ahantu yari yagiye twasanze ari Nyamirambo ng'ahantu, ntabwo nibuka izina ryabo, nimbimenya ndaza kubwira MC Nice. Oya uyavuga byihorere, urumva byihorere, hano hari abantu rero ntabwo ndabimenya neza. So rero ni ukuri muri make hari abantu benshi bagiye bavuga ibintu bitari sawa, hari n'abandi bagiye bagaragaza ko ibyo bintu bari kumukurikiza bitari byiza. Okay, nabonye na Jackie ariho. Jackie vraiment merci beaucoup, nabonye video ye narishimye cyane kuko ni umuntu utarigeze amukurikiza like ibintu nk'ibyo washyize mu gaciro. Vraiment merci. Uko ni urupfu rwa Gasaro rwagenze, ndumva aricyo nabivugaho pe. Pole sana. Uwo mukozi wari he? Umukozi we nahise musigarana. Urumva umwana yagombaga kujya kwa papa, umukozi we nanjye nahise musigarana kugira ngo akomeze nyine ubuzima. Yego. Pole sana. Hanyuma abaganga ntabwo baratangaje icyamwishe. Wapi, ntabwo bagitangaje kuko banze ko dukora like iperereza iwabo, banze ko dukora autopsy, barabyanze. Ariko mu by'ukuri murabizi neza ko muri ino si tubamo hari ibintu byinshi waheraho ukora iperereza kandi ukamenya ukuri kwa nyako. Utanze ukora autopsy, twarabyakiriye nk'uko famiye yabishatse. Hanyuma turavuga tuti noneho reka dukurikirane se
nihe twahera imuzi tureba icyateye ibintu byose, icyateye urupfu rwe. mbere y'uko agenda mwari mwahuye right? Mbere y'uko asohoka ku gatandatu mu rugo ari muzima, nta kibazo afite vraiment. ariko nyine yakubwira ko ameze nabi. We yanganga arumva adatuje umutima, ariko nta hantu arwaye. Nta hantu arwaye pe, nta hantu ari kubabara, nta namwe ababara. Ambwira ati ndumva ntatuje, ariko of course urumva niko akunda umuntu aba ameze nk'uwiyumvamo ikintu. So rero nuko byagenze, nta yindi nzego zibaho yindi ngo wenda barwaye. Kwiyaza ko barwaye twese twe ko tubizi, abantu ba hafi twe ko tubizi. Sana kuri umukunzi wawe avuga byose ihagare. abantu bari basohokanye se wabashije kubamenya? Ntabwo turabamenye, kandi kubwira ko ari byo barimo by'inyamirambo aho bagerageje bari kwirukanka ndumva tutamuzi ibintu byinshi. Ntabwo abantu bavuganye nawe ku mugoroba yagerageje kuvugana n'abantu benshi, b'inshuti ziwe, ariko benshi ntabwo bari bamuri hafi. abo yari kumwe nabo nta n'umwe muramenya mu bantu bari kumwe nawe? Nta n'umwe turamenya. Biratangaje ku buryo mu bantu baje no gutabara ntawe wavuze ngo twari kumwe. Urumva Garifa, yaba hari ntabwo ashobora kuvuga. urumva inshuti ziwe za hafi zizwi bagendana nko kuvuga ngo wenda ngo Jack agendana na Queen, ugasanga Jack ari i Kigali, Queen ari nk'imusanze. Ni urugero kuvuga ngo Queen akundana na Soti, ni urugero ugasanga Soti ntago nawe ari muri Kigali, kandi ugasanga nyine asigaye wenyine tu. Iki gihuha rero cyavuye cy'abantu ibi bindi ko numva ko batubwiraga ko hari uriya mugabo arava hehe, ziriya nkuru z'umugabo zirimo kuva he? Niba wari wowe wari boyfriend we, ziriya nkuru zindi zirimo kuva he z'uko hari umukobwa wundi wari wamukundaga waguraga ibyo byavuye? Natwe ntabwo, nanjye ni ibintu ndi kubona abantu banyoherereza bimeze bite n'iki, ariko nta n'ibintu abantu bari kugenda bavuga byinshi. Ntabwo rwose pe, ibyo ntabwo mbizi, twese ntabwo tubizi, yaba ngewe yaba famiye ye. Ibyo ni ibintu turi kubona gutyo, yewe n'inshuti ye magara, nta kintu n'ikindi na kimwe tuzi pe. Ari niyo mpamvu ndi gusaba abantu bose batubabarire we bareke kuvuga ibintu by'ibihuha by'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiri mu nzego cyangwa bavuze ko nta perezida rigomba kuba? Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twari gusaba ababyeyi ngo mutange ikirego kuri ibi bintu. Nta bintu bifatika dufite by'ikintu turi gukeka cyangwa se by'umuntu turi gukeka. Ariko iyo biri mu nshingano za RIB gukurikira ikibazo nk'iki ngiki byaba niyo mpamvu twasabye iwabo ko badufasha. None se RIB yo nta perereza yigeze ikora nk'umuntu wari umuri hafi? Wowe ntabwo RIB igeze kureba nk'umuntu wamujyanye kwa muganga yaguye mu maboko? Ntabwo RIB yigeze uza kureba? Nta kintu na kimwe RIB yigeze. Turashize uretse gato. Ni ukuvuga ngo nawe yaguye mu maboko yawe, yagiye kwa muganga umuntu atari urwaye, yaragiye agera ku bitaro arapfa. RIB ntabwo nta cyakurikiyeho? Nanjye nyine nta kintu biza bambaza, niyo mpamvu twese twahise duhitamo kubyikurikirana nkatwe ba nyirabyo. Mwagiye mwagiye muri RIB? Kujya muri RIB numva ntabwo uretse gatoya, umuntu yarapfuye siko bimeze. Umuntu ntabwo yari arwaye arapfa. So ni ukuvuga ngo urumva nkawe we biratangaje. Ni ukuvuga ngo twabahamagaye, twageze ku bitaro. Yego. Tubaribwo tubahamagara, nabo bahita baza direct nyine. Ariko kwa muganga uko byagenda kose mwamugejeje kwa muganga akihumeka? Twamujije kwa muganga agifite akuka. Ni inshingano z'umuganga rero. Aha rero abaganga bagomba gutanga impamvu nk'abantu bakiriye umuntu. Niyo baba bakiriye umurambo bagomba gutanga impamvu cyangwa bakavuga ikisha umuntu. No kwa muganga ni iki cyatumye kwa muganga badakora raporo?
ntiyagiye muri morgue Garifa Garifa ni uko yaba ari umuyisilamu tuzi ko abayisilamu iyo umuyisilamu apfuye bahita bamushyingura ndabizi ari umva ndabizi ariko we ukuntu byagenze ongera ijwi bro uri kure cyane kabisa uzi ko biri gusaba kugira ngo nambare ikote kugira ngo nkumve ukuntu byagenze iyo baraje barabyanga banga ntabwo bafite ubwo burenganzira ariko umubiri we ujye muri morgue no wajyamo utajyamo ariko ntabwo bafite uburenganzira basaba uburenganzira bwo kwa muganga bwo gutwara umubiri wabo kwa muganga baha ubwo burenganzira kandi twe nta kindi kintu twari gukora kuri ibyo bintu twarabibasabye barabyanga babyanze nka famiye ko badesize natwe dukurikiza icyemezo bafashe ntabwo ari ubwa mbere ibintu mbibonye muri Islam nuko bigenda kuko ntabwo ari ubwa mbere hari n'undi mushuti wanjye byagenze ko w'inyamirambo abantu baramuzi twabanye ku zindi platform nawe byagenze uko nguko nta nuko byahise birangira uko no comment abamuzi muramuzi nibyo turi kugerageza twebwe gukora nk'inshuti ziwe ni nk'ibyo kumenya ahantu yari ari kumenya abantu bavuganye bwa nyuma kumenya nyine abo bari bari kumwe nta kabari katagira kamera turebe ko byagenze wenda nibigira umurongo nibwo abantu ababyeyi be tuzabereka ko byari ngombwa gutanga ikirego akaba hakurikiranwa nyine ubiri inyuma muri Islam ntabwo biba none se nk'abantu nkawe w'umukunzi we nka telefone ye maybe ushobora kuba wari uzi nka password ntabwo ugeze ureba nk'amakoba y'abantu bari bavuganye uwo munsi wose urebe ngo abantu bavuganye password ye undi Gasaro ni umuntu umubare wongere volume kabisa Gasaro ni umuntu ucanganye password yiwe yayihinduraga buri uko yabonaga abantu bose batangiye kuyimenya inshuti ze za hafi n'abandi bantu bandi abona badakenewe batangiye kuyimenya rero yahita agahindura njye rero gushyiramo iyo narinzi nasanze yarayihinduye ndavana ke ubwo nyine wasanga byose yarabihinduye niyo mpamvu twabona uburyo twinjira muri phone ngo tumenye abantu bavuganye muri iryo joro aho bari bari kumwe niyo mpamvu byahise byanga ariko byanga bikunda nyine zagezwa mu maboko y'abayobozi babikurikirane ko ntabwo byabananira babikuremo kwa ndagushimira urakoze cyane namwe murakoze gufa gusa Imana yanjye abakobwa bajye bitwararika ni ukuri byane ubwoba ko hariho ibintu utamenya biri kuba kandi bikaba byihuse niyo mpamvu Imana yanjye sinzi nyine tu nawe urakoze kudufa abantu barinde kweli thank you so much ndagushimiye yego nawe